business yawe ushobora kugira ibibazo kubera ukuntu ibihugu biri kugenda bitandukana bitakiri gukorana. Ushobora kuba wenda watagatinze, urugero uzaba ukura imari muri Kongo uyinjiza mu Rwanda ku bintu by'amakarigo n'ibiki, kandi umwuka wa politike ntabwo umeze neza. Wamara kwinjira neza mu kazi baho bakakubanira, noneho bikazamba cyane kurutaho. Ndagira ngo icyo kintu cyumvikane. Ubwo niyo bizambye cyane kurutaho rero, wowe ntabwo wasubira muri banki ngo babwire ngo umwuka wa politike ngo byanze, kandi we niyo business wari warize. Ntiwumva ko isazamo ikibazo, wa muntu azananirwa kwishura ya mafaranga bivanye nuko yari yarateguye uko umushinga we uzagenda. Utangiye kubona ingaruka za covid muri iki gihe. Hari abantu batari babizi ko nuko kuzamuka kw'ibiciro bibaye mu kwezi kumwe, cyangwa ni ingaruka za covid hashize imyaka ingahe irangiye. Buriya ahubwo abanyaburayi bafite ibibazo, bo byarabatangiye kubera ko Israel buriya export nyinshi zijya muri West. Muri Afrika ntabwo Israel nubwo ducuruza ariko ni ku bintu bike cyane. Nivuga ngo still ya ntambara irahita yongera igira ingaruka cyane ku bantu b'abanyaburayi. Hariya hantu hari kubera intambara na agace mu by'ukuri gakize ku bijyanye na petrol muri biriya bihugu hari hafi hose, ariko kugeza ubu turabona nta kirahinduka ku bijyanye n'ibicuruzwa bya petrol n'ibikomokaho. Kubera iki? Nuko iyi ntambara nta kinini isobanuye ku hantu hanyura ibyo bintu, ni kubera iki? Icyambere kiriho bazatangira gukora amasezerano rwihishwa nka za Hongiriya, bavuga bati ariko bimeze bite waduhaye petrol, babwira Putin hanyuma bemere ibintu byose agomba kubaca nimba bashaka ko ubukungu bwabo bugira sustainability. Ni intambara rero izafasha Uburusiya kunyira kubuvana mu kato, noneho mukahita mubona n'ubukungu bw'Uburusiya boosting. Kuvuga ngo ni intambara dugomba kwitegura ko izahita igarura Uburusiya kuri table d'honneur. Twese turamukira mu mirimo, ariko abahinzi bo bakora akazi kaduha ubuzima, akazi gatanga imirimo ku bandi, akazi katubeshejeho, akazi gatanga uburyohe, akazi gashingiyeho ahazaza hacu. Ngiyi impamvu Rainbow Health Food Limited ukubaho kwayo kose yaguhariye gufasha abahinzi kongera umusaruro, iba ifumbire ikoreshwa mu bihugu byateye imbere, gufasha urubyiruko n'abagore kubona akazi kubera ko tubafasha gutangira business zabo, kugura umusaruro w'abahinzi duhita tunawongerera agaciro icyarimwe tunarwanya ikibazo cy'igwingira n'imirire mibi kubera ko tuwukoramo ifu y'igikoma yuzuye uburyohe n'intungamubiri, ikaba igisubizo ku bigo by'amashuri n'amarerero. Kirenga Baby Porridge. Ukeneye gukora ubuhinzi bubyara amafaranga? Ukeneye gukorana natwe? Wahisemo neza. Iyi kompanyi iterwa inkunga na Minisiteri y'Urubyiruko, DI Grow Seed Rwanda ndetse na Kumwe Hub, ishami ry'umuryango Save the Children, kuko ubuzima bw'abana bacu ari umutungo ukomeye. Duhamagare kuri 07 84 50 96 57 cyangwa 07 85 58 77 88 cyangwa mudusanga aho dukorera mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya MIC mu igorofa rya kabiri umuryango nimero 35. Ubu buzima niwo mutungo ukomeye dufite. Muri Rainbow Health Food Limited tubafasha kubungabunga uwo mutungo. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye, bankoraho riraka, n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife, ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha, kandi icyiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Twongeye kubasuhuza, turabifuriza kugira weekend nziza mwese abadukurikiye kuri Primo Media Rwanda, nkuko twabibasezeranyije muri iyi weekend. Sam, wari wavuze ko dushobora kuganira n'abantu nanone. Yego. Nabonye ari wahise nabitwibutsa muri commentaire, bamenya
gukurikirana cyane. Uri amahoro se wowe? cyane ndamahoro kabisa. Nk'uko abantu bamaze kubimenyera tubanza kunyuza amaso muri comment muba mwanditse muri bwo buryo bwonyine bwo kuganira namwe, cyangwa se mukaba mwaduhamagara wifuza kuzahamagara akavugana na Sam, ubwo nawe yazanyandikira inbox. Sam, tugiye kuganira gato iyi ntambara ya Hamas na Israel. Yego. Ni intambara iri kubera mu bice bicukurwamo peteroli, ubwo bikomokaho bihita bishamikiraho nyine kuri peteroli. Ariko ntabwo iri kugira ingaruka ku bikomoka kuri peteroli. Ntabwo duheruka kumva rura hano mu Rwanda urugero itubwira ko igiciro cya essence na mazutu cyahindutse, ahubwo byari byakozwe mbere gato yuko iyi ntambara itangira. Ababyibuka neza yatangiye ku itariki 7 z'ukwezi kwa 10. Sam, nicyo kintu tugiye kuganiraho muri aka kanya, ariko reka tubanze tunyure muri commentaire. Hari wari wanditse ati murakoze ku isesengura ryiza mukora, yitwa Safari. None mwajya nama ki ku bantu bashaka gukora ishoramari muri iki gihe? No kuba umuntu ari hagaritse bikazageza ryari? Nicyo gusa. Nicyo. Ni ukuvuga ngo umuntu ushaka gukora ishoramari muri iki gihe yakwirinda kujya mu ishoramari ry'amaserivisi. Nicyo kintu cya mbere. Ahubwo agashira amaso ye kuri investment. Agahanga imirimo ariko ishingiye kuri production, uvuga ngo ni imirimo itari service ifatika. Par exemple uri kubona nk'umuntu aramutse agiye nko muri bank uyu munsi agafata ideni kuri to bank yamuha yo ibi bireba bafite abahanga babyize, noneho bamara kuguha iyo investment washaka kwishora mu bintu ukabura ikintu bishoramo kuko kubera information iri hejuru, kandi wowe ukabuzishyura ayo mafaranga uyajyanyeho inyungu. Ikindi business yawe ushobora kugira ibibazo kubera kuntu ibihugu biri kugenda bitandukana bitakiri gukorana. Ushobora kuba wenda watagatinze, urugero uzabukura imari muri Kongo uyinjiza mu Rwanda ku bintu by'amakarigo n'ibiki, kandi umwuka wa politike ntabwo umeze neza. Wamara kwinjira neza mu kazi baho bakakubanira, noneho bikazamba cyane kurutaho. Ndagira ngo icyo kintu cyumvikane. Ubwo niyo bizambye cyane kurutaho rero wowe ntabwo wasubira muri banki ngo babwire ngo umwuka wa politike ngo byanze, kandi we niyo business wari warize. Ntiwumva ko isazamo ikibazo, wa muntu azananirwa kwishura ya mafaranga bivanye nuko yari yarateguye uko umushinga we uzagenda. Hari ibintu umuntu adashobora gupredictinga cyane cyane ibya politike, ariko iyo byatangiye kwigaragaza ni byiza ko abantu bo mu ishoramari batangira kugenda gake gake. Muri iyi si rero irimo kugenda icikamo kabiri, abantu batakiri gukorana, hariho amasanction restriction z'uburyo bwinshi. Ntabwo ari byiza gushora imari mu maserivisi. Ntabwo wajya gushora imari urugero mu bukerarugendo, tuvuga ati ngenza ajya mvana abantu, urugero ari abantu bajya bava mu Rwanda bakajya muri Israel, iriya nayo ni business. Ntabwo ushobora abantu bakora ubwo bukerarugendo bw'indege bavana abantu muri Israel abavana abantu mu Rwanda cyangwa se mu zindi nguni z'isi babajyana gusura hari ahantu hiswe hatagatifu. Tekereza ufashe nk'amafaranga muri banki ubizi neza ko harimo gututumba intambara, ukavuga ngo ngiye gushora muri iyo business, ni ikibazo kiba gikomeye. Wahomba rwose, uri kumva, cyangwa se za imaka n'izindi ngendo zose abantu bakoramo business. Iyo hari umwuka w'intambara ni byiza kwirinda gufata amafaranga ukayashora muri service, ahubwo amafaranga ufite yo gushora uyashora mbere na mbere mu gihugu cyawe, kandi nabwo muri production, kugira ngo kandi nabwo ni byiza gushora ayawe. Ni byiza gushora ayawe ufite, hanyuma ukagabanya ibyo utakaza ku munsi expenses. Ntabwo ari ibihe byo kwinezeza. Iyo watangiye kuzaho ibintu bya economic recession, abantu bagomba gucungana cyane n'ama expense, nubwo biba bigoye rimwe na rimwe kubera gushaka kwirengera. Iyo bigeze aha ngaha buri wese aba ashaka kwirengera. Ni ukuvuga ngo rero uwo muvandimwe igisubizo gihari aho ngaho mu magambo makeya, uretse yuko byaba byiza n'ubundi yegereye abandi ba economist bamwegereye, cyangwa se akaza twa approachinga binyuze mu zindi nzira
kugira ngo nyine biragoye no kugira inama umuntu y'ibyo akora utazi we afite iyihe target. Ariko muri rusange ni byiza gushora imari muri production cyangwa se mu byo nakwita ngandurarugo, mu bintu by'ibanze biri aho ngaho kuruta ibintu by'amaserivisi kubera imyuka ya politiki. Josiane Uwimana ati mugire impagarike n'ubugingo, none ko izi ntambara za hato na hato zituma ubukungu bw'ibihugu bugwa, abaziteza bo ntibahomba? Abaziteza barahomba, ariko se umuntu uteza intambara buriya kuko we aba yayize mbere, aba yarangije kwizigamira, ahubwo uyishojweho bamutunguye arahomba cyane, nubwo bitabuza n'uwayishoje guhomba. Ariko intambara buri gihe ntabwo ari mbi, ahubwo intambara nayo ku ruhande rumwe tutitaye ko itwara ubuzima bw'abantu ikangiza ibyagezweho, ariko burya nyuma y'intambara habaho iterambere ryinshi cyane ririmo no kwirinda izindi ntambara zishobora kuza. Ni ukuvuga ngo rero iryo terambere naryo aba ari ngombwa, kandi hari ibintu nyine bitaboneka mu mahoro pe, uko wabigenza kose. Hari imbuto, hari imyuga, hari ibintu bidashobora kuboneka hatabayeho ikintu runaka, hari umusaruro utava mu guseka, hari imyanzuro itava muri ibyo bintu, hari amahoro agomba kuboneka uko habaye umwuka w'intambara. Ni ukuvuga ngo intambara nubwo ari mbi zangiza ibyo bintu byose, ariko nyuma y'intambara nk'ubu tuvuga urugero, izi ntambara nizirangira muzumva hazabaho uburumbuke budasanzwe, kubera ko abantu bazaba bashonje, buri wese azaba agomba gukora kugira ngo abantu barye bagire sekirite, kandi umuntu aba agomba gutekereza ku kigero cya nyuma yashobora gutekerezaho uw'intambara idahitanye. Ibyo ntabwo ari ugushimagiza intambara, barabireba historically, buri gihe uko intambara yagiye irangira nyuma yaho yakurikirwaga n'ibindi bihe bidasanzwe by'uburumbuke mu gihugu, kandi icyo ari cyo cyose niko bijya bigenda. Sam ngo yitwa Leon Ndayambaje ati ubuse ntihakenewe ko u Rwanda rwahagarika gushora amafaranga menshi mu kubaka amahoteli, ahubwo igihugu kikongera amafaranga mu buhinzi? Ntabwo njyewe ngira inama guverinoma, ariko mu bigaragara arabibona nawe. Hari ingamba leta irimo ifatwa kugira ngo bashore imari mu buhinzi. Icyo cyo aze gukurikirana imibare, hari ibintu leta igenda ishyiraho, urumva iyo ibintu bigenda bizamuka abaturage basakuza, ntabwo leta ariyo yaba itabibona. Gushora mu mahoteli, iki ni igihugu gifite umubare mwinshi w'aba mukerarugendo, ariko uko intambara ziyongera hari igihe ba mukerarugendo baba impunzi, aba ari impunzi, hari igihe kandi natwe ntabwo intambara ziduhisha, ntabwo ziduhusha. So ikindi kubera ko dufite n'amahoro, nanone icyo kintu agomba kukimenya, bikurura ba mukerarugendo bari ahantu hari akaga. Abantu bafite agafaranga kabo bari muri Israel bareba ahantu ho guhungira ni hehe, hari igihe bari muri Palestine ahantu ho guhungira ni hehe, bakavuga ati wenda ukwiye guhungira mu Burayi, akareba wenda akabona ntabwo yahafodinga, cyangwa se naho hari intambara, naho akabona mu bukungu bwaho ntabwo bimeze neza. Guhunga no guhunga ntabwo ari ukujya gukora, akareba akavuga ati none reka njye mu Rwanda, kubera ako gasekirite dufite still twaguma turimo ducuruza umutekano mu gihe ibyo bintu nyine bitari byaza. Kuvuga ngo rero ntabwo rwareka gushora amafaranga mu mahoteli as long as igihugu kigifite umutekano, ahubwo wenda nka Kongo yo yakwiye kureka gushora amafaranga mu mahoteli nimba igi bikora, kubera ko nta hantu abantu batajya kubera umwuka w'intambara uhora uhari. Ariko ku rwego mpuzamahanga u Rwanda nta makuru arebana n'intambara menshi aruvugwaho, ari kubera ku butaka bwarwo. Ibyo bintu rero bifavoriza abo, hari abamukerarugendo b'impunzi bimuka nyine nk'abanobure, atagendana ibikapu, avuga ati njyewe mfite amafaranga yanjye, agahita ava nko muri Palestine kuko wenda mu Burayi bamwimye visa, biriya bihugu nanone birarushya kugira ngo byinjiremo. Mu Rwanda akabona ni free entrance, icyo gihe u Rwanda ruhita ruza ku mwanya w'imbere mu kwakira ayo mafaranga y'abantu. Nimba u Rwanda ruvuze ngo dukuyeho visa nk'uko baherutse kubitangaza ku Banyafurika bose, ku Banyafurika bose, bisobanuye iki rero? Abakire bari mu bihugu birimo umwuka w'intambara bagomba kuza mu Rwanda inevitablement tukakira ayo mafaranga yabo. Haba harimo imibare, haba harimo kandi n'inyungu, ni ibintu byiza byo kwishimira. Nuko nguko numva namusubiza.
uwitwa Ntezimana ngabo Ntezimana Isayi ati ariko ikintu nibaza kuki ubundi Loni itahaye Israel imipaka kandi iki ari cyo kibazo gitera intambara hariya. keretse nimba atarabisomye neza. Hari undi wahise aravuga ngo Loni ntibaho. urumva kubera akaduruvayo kari mu bya politike mpuzamahanga wahise amusubiza ngo Loni ntibaho kandi maybe impamvu uvuze ko itabaho buriya nawe yabikubwira kubera wenda ibyemezo itafashe ibyo ishinzwe idakora. Akavuga ati nubiri gusaba ko habaho agahenge Israel ikanga iti nta mpamvu y'agahenge kandi Loni ntiyakabaye isaba. Ntabwo yakabaye isaba ngo kubikoresha nyine. Loni ni ibihugu byose ubundi muri rusange. Ni gute ibihugu byose byabuze igihugu kimwe kikanga bagisanktiona kikata cyemera. Urumva Loni cyari igitekerezo cyiza mu by'ukuri ntabwo nyine ibaho ukurikije nk'uko ngo umuntu avuze. Ni ukuvuga ngo rero ugarutse kuguha Israel imbago zayo bayihaye imbago irazirenga. Imbago irazifite ifite ibirometero hafi 13 na kilometero kare. Ariko nk'aba Israel nabo bafite ubura uko igihugu kigenda kigira power kiyumva nk'igifite imbaraga gitangira kumva ahantu kiri kidahagije. Si igihugu gusa n'umuntu ku giti cye igihe uzatangira kugira income uzatangira kwimura abantu wenda kuko turi mu mahoro uzabimura ukoresheje amafaranga. Uvuga ati ni mwimuke muve hano ndashaka. Niki gisunikira umuntu gukora ibyo bintu kuki atagumana superficie yari afite. No kuvuga ngo ibyo ngibyo ni kamere muntu. Kamere muntu. Rero nimba Israel iri mu bihugu byari bihagaze neza mu gisirikare muri economy mu biki ikaba ituranye n'umunyantege nkeya byanze bikunze nta kindi kintu kibaho. Ntabwo ari Israel bikora gusa n'ibindi bihugu byose birabikora. Ubu haramutse hadutse igihugu gifite imbaraga cyeta kivuga kiti hano noneho ndashaka ndahafata mukahamuha ku neza cyangwa se mukajya mu ntambara. Nuko nguko n'ubwami bugenda bubaho kandi ntabwo birakavaho kuva kera cyane. No kuvuga ngo icyo nicyo gisunikira Israel buri gihe kuko bahora biyumva ko buriya butaka ari ubwabo ndetse no kugera na za Libani zarareba none hose yumva izahafata. Bafite ibitabo byabo by'amateka nimba nabyita ngo motivation bicuriye bavuga ati ubundi ubutaka bwose ni ubwacu. Niyo mpamvu itagiving up. Kabagamba ati Primo nubwo muvuga ko Israel ikomeye ngewe si uko mbibona ko kuva kera irwana na Palestina na Libani badafite air defense n'izindi ntwaro nk'izifite. Nzemera ko ikomeye mu minsi izahura n'ikindi gihugu bihuje intwaro ku kimwe n'Uburusiya buri gukubita Ukraine kandi barayihaye intwaro nk'izo Uburusiya bufite. Uwo muntu ibintu ari kuvuga afite logique. Israel gukomera ko irakomeye ariko ntabwo ikomeye ku bugitahangurwa. Irakomeye yagiye bigaragaza mu ntambara bagiye bahuriramo n'abariya ariko buri gihe intambara zinagekaza abantu bose. Iyo bamaze kongera kwisuganya bahita bongera bagashaka u Rwanda. Israel irakomeye ariko nubwo ikomeye tubyibutse ko inakomejwe cyane na Amerika hanyuma n'ibitangazamakuru byabo. Ntabwo uburyo bayivuga ikomeye nkuko bisanzwe abantu bo muri West barabikabiriza cyane. Ariko irakomeye kuko bigaragara muko irwana buri gihe ifite amahirwe iri hejuru kandi gukomera kwayo ikabifashwamo n'imiryango mpuzamahanga iyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Sam nabonye abantu baragiye bamusubiza kuri iyo commentaire afite abantu bagiye bamusubiza barimo Igira Imbabazi Innocent, Joseline Bagarira yose Ngabo Nziza Viateur. Mwese turabashimiye cyane bagiye basubiza badufasha gutanga inyishyu kuri ibi bibazo abagenzi bacu batandukanye baba bajeje bitewe n'ingingo. Reka tujye ku ngingo yacu y'uyu munsi rero Sam. Yego. Twatangiye tubivuga tuti hariya hantu hari kubera intambara na agace mu by'ukuri gakize ku bijyanye na peteroli muri biriya bihugu hari hafi hose ariko kugeza ubu turabona nta kirahinduka ku bijyanye n'ibicuruzwa bya peteroli n'ibikomokaho. Kubera iki? Ni uko iyi ntambara nta kinini isobanuye ku hantu hanyura ibyo bintu. Ni ukubera iki? Icyambere kiriho ni ingamba leta z'ibihugu zagiye zifata. Umwuka w'intambara burya twege nubwo tubona ibaye ariko burya uba watutumbye kare. Leta z'ibihugu rero zifite ukuntu zimenya ayo makuru mbere. Urugero nimba bari bakeneye
amavuta menshi bagatanga komande nyinshi ku buryo bazabasha kubaho nk'ukwezi kumwe cyangwa abiri bitewe n'ubushobozi bw'igihugu ubukungu butari bwatikira bitari byabagiraho ingaruka. Hari leta zimwe zabikoze gutyo harimo yewe na leta y'u Rwanda. Barakubwira twe dufite stock z'ibigega by'amapeteroli bizadufasha mu gihe wenda cy'amezi 6 cyangwa amezi 7 biterwa n'uko ububiko bungana. Si umwihariko w'igihugu cyacu gusa, n'ibindi bihugu bigira izo strategy. Batata umwuka w'intambara ukagena komande bari buze kuza gukora hariya. Hanyuma rero iyo ubwo bubiko butangiye kugabanuka kandi intambara igatinda, hahita habanza kubaho izamuka ry'ibiciro kuri ibyo bintu bazanye uko bigenda bimanuka. Hanyuma rero izamuka ry'ibiciro ntabwo rero rivuze ko ibintu bihari. Supply chain ishobora gupfa burundu mukabura n'igitonyanga kimwe n'iki kimwe cya peteroli. Icyo nacyo ni ikintu abantu bagomba kumenya. So kuvuga ko rero hariya hatariho intambara nkuko dutangiye kubona ingaruka za covid muri iki gihe, hari abantu batari babizi ko nuko kuzamuka kw'ibiciro bibaye mu kwezi kumwe cyangwa ni ingaruka za covid hashize imyaka ingahe irangiye 2 cyangwa 3 bitewe n'igihe yarangiriye. Ni ukuvuga ngo rero intambara ari hariya izagira ingaruka zikomeye cyane, ahubwo abantu babyitegure kubera yuko supply chain icyambere cyo n'intambara izacamo ibihugu mo kabiri. Hari ibihugu ishobora kuzarangira bitagikorana, kandi ugasanga wenda nk'abantu bakorana niho hacaga ama pipeline, niho hari ibyambo, niho hari iki. Uko ibihugu bizagenda birushaho kugenda bifata inguni n'ikindi gifata inguni, bizagenda bibyara ibibazo muri diplomasi mpuzamahanga. Hazagenda habaho cya kintu cyo gutandukanya gukorana isoko mpuzamahanga cyangwa se deglobalization, bigende bidakorana. Ingaruka rero ntabwo twazitekereza overnight, nk'ijoro rimwe ngo barasanye ngo ikibazo kirabaye. Tekereza ikindi mpamvu bitarabaho cyane, za Iran ntabwo zirajya mu ntambara zideclare, ziracyacuruza ku ruhande. Za Saudi Arabia, za Qatar, hari services zihari. Ibihugu biri kurwana imbona nkubone ni Hamas na Israel. Nuriya mutwe wa Hezbollah, nuriya wa Yemen. Hezbollah si nka Iran. Ni nka Iran ariko iri muri Liban. Ni ukuvuga ngo ntago birangirika cyane. Ni ukuvuga ngo rero ubwo bitarangirika cyane, ibihugu byinshi biracyaprofitira mu bihugu bitarinjira mu ntambara, kuko Iran nijyayo bizahita bibibazo. Iri mu bihugu by'emporo. Gora wo muri Yemen no abahuthi. Ni ukuvuga ngo rero uyu munsi ntago ingaruka zirabaho ku rwego mpuzamahanga, kubera yuko keretse nk'abantu bo muri Israel, muri ahubwo abanyaburayi bafite ibibazo. Bo byarabatangiye kubera ko Israel buriya export nyinshi zijya muri West. Ikoranabuhanga ryabo, ibintu byabo by'imiti, burya ibyinshi babicuruza ku bantu mu mugabane w'Uburayi. Abanyaburayi, abanyamerika burya bakonsuma produit nyinshi z'abanya-Israel. Iyo rero buriya ihise ijya mu ntambara kuriya, ahantu inyuza ikirere inyuzamo ibyo bintu bahita batangira kubishiraho amananiza, bigatuma bigenda bihenda cyane kurushaho. Ni ukuvuga ngo rero muri Afrika ntago Israel nubwo ducuruza ariko ni ku bintu bike cyane. Ni ukuvuga ngo still ya ntambara irahita yongera igira ingaruka cyane ku bantu b'abanyaburayi. Ni ukuvuga ngo bo hano batangiye deja guhurika kuri produit nk'iza technology. Ubwo ni zihe? Abantu bakora mu nganda zabo z'abanyaburayi, hari mu buhinzi barakontribuye cyane hariya. Ni ukuvuga ngo amamashini abantu baze kubireba, igira export nyinshi z'abanya-Israel bazicuruza muri West, kuko nubundi biyumva nk'abantu bo muri West kandi nabo bafitanye umubano. Bisobanura ko rero ariho hari amasoko cyane cyane y'ibyo bya medicine n'ibiki byose. Bo bahita bagira ingaruka z'ibyo bintu. Ubu deja bo bashobora kuba bari gukonsuming ingaruka cyane kurusha twege abahana. Hanyuma rero ibira bihugu byose byo mu kigobe cy'Abarabu nimara kuza mu ntambara, bizaba nibwo ikibazo kizahita kivuka mu buryo bwa nyabwo. Inzira nyinshi zizahita hazaba ari kubera intambara mu nyanja, mu kirere, ahantu h'uburyo bwinshi. Hari ibintu bitazongera kuza ngo tubibone, bizahera ibizabiri ku byambo n'ibizabikije,
n'ibyo barimo bakora bazatanga mu gihe kizakurikiraho nabyo ntibizabikije, bizakurikirwa rero n'izamuka ry'ibiciro rikabije mu bihugu byose harimo n'ibya Afurika, kuko twe Afurika peteroli tugira inyinshi bayitunganyiriza hariya, bafite inganda zibitunganya. Twagakwiriye kuba batangira kwiga uburyo izo nganda ziba ziri hano muri Afurika, tuzahita tugira information yo ku rwego rwo hejuru, atari twe gusa kandi n'abanyaburayi n'abashinwa n'abanyamerika n'abaki bose bazahita bahura n'icyo kibazo. Ikindi kizakurikiraho ni intambara izakura Uburusiya mu kato ku ruhando mpuzamahanga kuri abari barabikoze. Ni ukuvuga ngo bya bihugu byose byifataga noneho ubutaha bazatora yes, bavuga ati ni intambara dushyigikiye, kandi iriya Ukraine nayo izaba irimo kurangira. Mu basapuraya dufite bazaba bakomeye hazaba harimo Uburusiya, kuko icyambere Abarusiya bashobora kubaka ibikorwa remezo overnight, bivana ahantu hamwe ibintu babijyana ahandi. Ya peteroli bari barashyizeho restriction hamwe n'abanyaburayi, kuko ntabwo bazaba bakibona iyo mu Barabu nabo, kandi yari alternative yabo. Bazatangira gukora amasezerano rwihishwa nka za Hongiriya, bavuge bati ariko bimeze bite waduhaye peteroli, babwira Putin hanyuma bemere ibintu byose agomba kubaca nimba bashaka ko ubukungu bwabo bugira sustainability. Ni ukuvuga ngo bizahita bigarura, nta nubwo muzamenya igihe bakureyeho ibihano by'Uburusiya. Buri gihugu cyose kimwe ku kindi bizagenda bivuga biti Putin garuka. Alternative bari bafite hariya mu Barabu izaba ivuyeho deja, nta bundi buryo buzaba buhari. Supply chain nimara gucika nta bundi buryo buhari, ni ukongera kugarura Uburusiya muri trade. Ni intambara rero izafasha Uburusiya kongera kubuvana mu kato, noneho mukahita mubona n'ubukungu bw'Uburusiya buboostinga, kuko ntabwo bari bo muri West bafite ubushobozi bwo gusankisiona biriya bihugu byose, kubera bo bakontorora financial system ariko ntabwo bakontorora production system. Ni ukuvuga ngo ni intambara tugomba kwitegura ko izahita igarura Uburusiya kuri table d'honneur muri trade, ikaboostinga, noneho tugatangira kubona ibintu biva mu Burusiya, kuko niho hazaba hasa nkaho hari amahoro. Ukraine yo ni ikibazo cy'igihe izafailinga completely, kuko n'inganda zo mu Burayi zikora intwaro n'izo muri Amerika ntabwo zifite ubushobozi bwo gukora ibisasu byaraswa mu ntambara iri muri Ukraine n'iri hariya. Ndetse n'ubu ngubu na mbere y'uko iri itangira hari haratangiye kuboneka shortage y'intwaro. Kubera iki? Source minerale babikoramo na technology. Nk'igihugu rero nka Israel cyabahaga ama technology n'ibiki byose, ni ibintu bigomba kugenda birangira. Rero ni intambara tugomba kwitegura ko izagarura muri cyane muri trading system Abarusiya ku meza. Abashinwa bakomeza gukora nk'ibisanzwe, cyangwa se bakagira imbogamizi zimwe nkeya, ariko produits zo mu Burusiya tuzatangira kuzibona ku bwinshi. Ni ukuvuga ngo umugabane w'Uburayi niwo uzakubitika cyane ku bw'izi ntambara. Ni ukuvuga ngo nk'uko twabivuze mu kiganiro twakoze mbere, izi ntambara ni intambara ubundi zari zitagatinze aba competitors ba United States. Muri bo rero ntabwo wahusha abanyaburayi, ariko bo ni abafatanyabikorwa ba byitwa abafatanyabikorwa, ariko kiriya gihugu ntabwo kigira abafatanyabikorwa. Abo bakoranye bose cyarabagambaniye, urebye mu mateka historically nta muntu twibutse. Ni ukuvuga ngo bamaze igihe kinini bakorana na Saudi Arabia, barabibonye kubw'uriya munyamakuru ukuntu igihugu cyahise kibahinduka. Bariya abantu nta nubwo tukwiriye kuba tujya kure, bahoze basapotinga zino leta twegeranye Uganda, ariko nko guhumbya ijisho bakaba uyu munsi Uganda bayikuye ntabwo igitradinga na Amerika na za Nigeria muri aya masezerano ya Goa, urumva? Ni ukuvuga ngo bacumbikiye umuntu nka Rusesabagina, urumva? Kandi baradufashije, ntabwo twakwirengagiza akaboko kabo mu iterambere ry'igihugu cyacu. Ariko abo bantu bashobora kubikora at the same time barimo bapanga no guteza akaduruvayo muri icyo gihugu, bakaguma bagusapotinga ariko bafite indi alternative. Ni ukuvuga ngo bo ikintu bareba ni igihugu kizi gucuruza cyane, kireba inyungu zawe ariko kandi gishobora no kugusenya. Ibyo rero ni ibintu abantu bagiye babona mu mibanire yabo mpuzamahanga.
niyo mpamvu abantu bagomba no kugenda cyangwa se barabibonye ko bakwiriye kugenda babavaho ku rwego mpuzamahanga. nari nkiri ku bantu bazagirwaho ingaruka cyane nicyo nari nkubajije mvuga ni wenda ni abanyaburayi cyane. Yego, abanyaburayi bari targeted cyane n'abantu bariyo rwose, ahubwo nabo hakiri kare bagomba gutangira gushaka izindi alternative. Abafite uburyo, abafite amikoro nibagende mu bihugu byababyaye hirya no hino, kuko bisa naho bo dushobora kubarusha amahoro. Ariko mu gihe intambara zakomeza kuri iyi muvuduko, abantu batuye i Burayi barabizi ko muri Afurika hari ibibazo batari kumvikana n'umuhake wabo wa mbere wa Afurika muri rusange, kandi bahakuraga source minerale ku buryo bworoshye bigahesha akazi bariya, bakahakura energy zigatanga production mu bihugu by'i Burayi. Bari bafite akazi mu Budage barabizi, decoupling yabayeho, gushwana n'Uburusiya bagasenya ziriya pipeline. Ibyo bintu bibyara abashomeri benshi. Rero ni ibintu utakwirengagiza ko bizabagiraho ingaruka. No kuvuga ngo abanyaburayi ni aba victime cyane de plus ndetse no kurusha Afurika. Kuko iyo ibihugu bigufungiye energy, wakuraga uranium muri Afurika barakubwiye ngo ntabwo uzongera kuyakura. Wakuraga imbaraga mu Burusiya barakubwiye ngo fata ibihano. Uri kubyumva? Energy zose z'abanyaburayi ziba ziri stack. No kuvuga ngo amahirwe basigaranye ni ukugura energy muri Amerika. Amerika nk'abacuruzi bazabafactira ibyo bintu byose kugira ngo igere mu Burayi. Ni kure cyane, twumve ngo biri muri West. Geopolitical ntago US iri ahantu heza cyane ku bihugu byose, kugeraho ntabwo ari ikintu cyoroshye. Ni igihugu kiri hagati y'inyanja zose, kiri kure. Ni ukuvuga ngo rero igihe bazajya gukura iyo energy muri Amerika, kandi Amerika nayo wibuke impamvu yabashaka kusupplyinga nuko yagiraga ahandi hantu zikura hatandukanye mu isi yose. Ariko niba ngombwa ko akaba ari izayo gusa ziri munsi y'ubutaka, izashyiraho restriction ntabwo ibishobora kuzicuruza zose. Ibyo bintu rero bizahita bizamura influence ku banyaburayi cyane babura akazi. Ariko nkuko tubivuze mbere, Uburusiya buzahita bugaruka kuri table d'honneur, kuri trade yabo, kuko nta yindi option, kandi buzagaruka noneho butari su. Buzaza buri chef ubwo ati ngewe nzakorana nawe, uzajya unyishyura gutya. Bihabanye nuko bakoranye mbere, kuko mbere habagaho ibintu by'ubwumvikane. Ariko kuba iyo usanze umuntu nta yandi mahitamo ufite, ntiwumva ko noneho ari we ugutwara, akavuga ndagutwara gutya, biragenda gutya na gutya. Abaturage b'i Burayi rero we are very sorry kuri icyo kintu mushobora gufesinga mu myaka igiye gukurikiraho, mu gihe zino ntambara zakomeza kuri uyu muvuduko. Sam, urabibona mu kanya rero umuvuga ati Iran ntiraza, bira bihugu igihe cyose bizazera mu ntambara nibwo ibyo bintu bya petrol n'ibikomokaho bizatangira kuba ibibazo. Urabibona bizamo cyangwa? Kuko hari umuntu twaze tuganira ku manywa twarebye rira jambo ry'ura muyobozi wa Hezbollah, yarivuze ejo ku mugoroba, ariko arambwira ati uyu mugabo nkurikije ukuntu muzi mu myaka ya za 40, ati biragaragara ko yacitse intege. Ijambo yavuze ririmo gucika intege. Urabona ibi bihugu biza mu ntambara? Ibihugu kugira ngo bize mu ntambara nkuko twabivuze, kuza mu ntambara aho bizazamo, ariko ntago wavuga ngo bizazamo uyu munsi, kuko ibihugu byose biracyafite ibibazo byatewe na covid. Baracyafite ibibazo kuri politike mpuzamahanga. N'ubundi nabyo nibijya mu ntambara ako kanya, nabyo bizaba ari ibikandida by'uko ekonomi yabyo nayo itangira kujya hasi, abaturage baho bakagira ibibazo, impunzi zikaba nyinshi cyane. Ni ukuvuga ngo nabyo rero niyo mpamvu bigenda gakeya. Ariko mu gihe iyi aggressivity ya Israel ariko umuntu akurakaza ukagera ahantu utagishoboye kwihangana. Abantu barumva igihugu nka Turkiya, uburyo nk'uriya perezida ajya mu myigaragambyo akavuga amagambo ahuye n'ayo avuga, kandi Turkiya ni igihugu gikomeye cyane yaba mu Burayi n'ahandi, bitewe wenda nuko Israel ifashe ivuze ngo tugiye gukora ibitero byo ku butaka. Icyo kintu kiba gikomeye cyane. Hanyuma perezida nk'uriya akavuga, ubutaha iyo avuze ntihagire uvuga atari kugura kuvuga ibiki, ubutaha n'undi aravuga, n'undi akavuga, n'undi akavuga, bikazagera igihe noneho bikaba imvugo za politiki. Hanyuma uko ziyongeranya bigahita bishobora kuba ikibazo, bikava mu ntambara, bikaba byava mu magambo bikajya mu ngiro. Ntago mbibona bihita biza aka kanya, keretse
ariko Israel ikomeje biriya bitero byo ku butaka nubwo biriho ariko ntabwo biri ku muvuduko. Yatangiye ibice bimwe na bimwe, hanyuma kurya ibikoze bagakoresha Hezbollah, bagakoresha iriya mitwe. Ni leta buriya ziba zambaye iriya myenda iriya mitwe kugira ngo byibuze barwane, ari imitwe iri kurwana n'igihugu kugira ngo supply chain idahita ipfa ako kanya. Nibwo buryo babinyuzamo, keretse nka Israel ibirusha imbaraga completely bikagaragara. Hanyuma rero iyi imbere biryo muhini bishaka isuka, icyo gihe ibihugu byahita byose bidasida kuza mu ntambara. Ariko tuzabona cyane cyane leta z'ibihugu zihisha inyuma y'iriya mitwe kugira ngo bitangiriza supply chain, imihahirane ku rwego mpuzamahanga. Bisa naho aribwo buryo bugezweho bwo kurwana. Nuko Wagner Group yagiye muri Syria kwari kugira ngo muri biriya bihe badafatira ibihano Uburusiya, ari abacancuro bagiyeyo. Ni imivuno yaciwe, niwo muderi uriho. Ibihugu byanga kujya mu ntambara bigakoresha imitwe yitwaza intwaro, kuko yo babura ukuntu bayihana ku rwego mpuzamahanga. Kandi bakoresha iyo mitwe ku neza y'ibyo bihugu. Abantu bakwiriye kubimenya kugira ngo imigenderanire hagati y'abaturage idahita bigirwaho ingaruka, bakomeze bahahirane, bacururizanye. Nuko nk'uko ibihugu biri kurwana muri iyi minsi. Tuzabanza rero tubone iriya mitwe iteranira kuri Israel, hanyuma ibihugu byo ntabwo mbibona biza none aha ngaha, keretse hakomejeho uburakari nka buriya Israel igakomeza kugaba ibitero bimeze kuri. Birasa nkaho Israel na Amerika n'ubundi batari kumvikana, kuko nk'ejo bundi Anthony Blinken yagiyeyo bwa gatatu kuva byatangira iminsi 24 ishize. Anthony Blinken yaragiye gusaba Israel ko yaca inkoni zamba akaba ceasefire, kuba batanze agahenge, ariko Netanyahu yarabyanze. Ntabwo Netanyahu yabyanga, biriya ni ukugira ngo ibindi bihugu bikerererwe mu kwinjira mu ntambara no kujijisha. Uyabyanga gute? Urabizi ko umuntu azagusapotinga. Israel nta bundi buryo ifite, ahubwo ni ukujijisha. Ni ibiganiro politike, Israel hagati ya biriya bihugu. Kandi Amerika nayo igomba kugirwaho ingaruka na buno bucuruzi mpuzamahanga bugomba kwangirika. Ni ukuvuga ngo idakoze geste nk'iyo ngiyo, bayishyiraho amananiza nayo ku bucuruzi bwayo, ugasanga ni ikibazo. Ni uburyo bwo kujijisha, ariko nk'uko tubivuze ntago ibihugu biri tayari kwinjira mu ntambara aka kanya, kubwo kugira ngo byibuze akomeze kubaho isi yo kuzamo akajagari, kugira ngo n'ibindi bihugu bitabigenderamo. Ariko nyuma y'iki gihe buri gihugu cyose cyabonye position, cyaravuze ngo ariko se hari ahantu habaye intambara, twege hano byagenda bite? Turaza kubona inganda zizamuka muri Afrika, turaza kubona leta z'ibihugu zishyiraho izindi ngamba, kubera yuko zibona ko ku rwego mpuzamahanga imibanire amazi atakiri yayandi, bagomba kuba bogamagaza. Igihugu kitazakora ibyo bintu, next step mu yindi ntambara ho ntabwo izaba imeze gutya, izaba ikaze mu bundi buryo. Sam, turimo tugenda tugana ku musozo. Ibi bintu by'ibikomoka kuri peteroli nk'uko twabivugaga, urabibona bizamuka, cyangwa ahubwo wenda iyi ntambara nitagera ku rwego turi kuvuga hari icyizere cyo ko byagabanuka? Ko tumaze iminsi tumva mu Rwanda nyine bivugwa ko byazamutse. Projection yabyo mu bukungu bw'ibihugu iragaragaza iki? Ndabibona bizamuka, ariko bidatewe hanini n'intambara, nubwo intambara nayo ibifiteho uruhare. Ariko n'ubundi ku rwego mpuzamahanga byari byararangije gupfa, kandi dufite ingaruka twatewe na covid tugomba gutangira, kuko dufite umusaruro mukeya. Mu musaruro dufite muke rero harimo n'uwa peteroli. Ikindi muribuka ko ibihugu biri muri OPEC byemeranijwe ingano ya peteroli kandi biyimanura, bitagomba kujyana ku isoko. Uyu munsi byari bitaragira ingaruka ku bukungu mpuzamahanga, ariko biratangira kugira ingaruka. N'ibihugu byumvikanye biti twacuruzaga utugunguru 2 miliyoni none tugire 1.5 miliyoni. Wenda uwo munsi babyumvikaneho sibwo baboycott ibyo bintu, biha igihe runaka, ariko uko kugabanuka kwabyo kandi banze kubicuruza intentionally ku bushake bwabyo, biba bizatugiraho ingaruka mu gihe kizaza. Kandi isi iryamye ku ngufu za peteroli cyane, ntabwo barabona uburyo buhagije bwo kugira ngo bisimbure izo ngufu. Ni ukuvuga ngo rero uko byagenda kose
ibiciro byo bizakomeza kuzamuka bitewe nyine na inflation yugarije ibihugu byose kuko bitigeze bikora batagize production mu myaka nk'ine cyangwa 5 ishize. Ibiciro abantu rwose babimenye bitekereza ko bizamanuka byaba atari igitekerezo cyiza, ahubwo inflation irakomeza izamuka. Ariko twe nko mu Rwanda iyo batubwira ko bitanga icyizere kuko umusaruro uzaboneka wenda nko mu kwa kangahe uzatuma ibiciro bimanuka gutyo wenda tugiye nko ku biribwa. Kubera ingamba leta ishizeho birashoboka ko ibiribwa bimwe na bimwe bitava hanze byo bishobora kugabanuka, ariko ntabwo byagabanuka n'ubundi ngo bigere kuri rwa rwego rundi twari tubisanzweho bivanye n'isoko mpuzamahanga uko riba rimeze. Ikindi u Rwanda narwo ni igihugu kiba kigomba kurwana cyane n'ama export kugira ngo babone amadevize cyangwa se nabo babone ikintu bacuruza ku meza. Ibikomoka ku buhinzi biziyongera ukurikije projection cyangwa se n'ibibazo byabaye mu myaka ishize. Urumva leta iba yarashyizeho ingamba, nta kabuza tugomba kubona umusaruro. Bishobora no kutazamuka ku kigero kinini bitewe n'uko twabonye umusaruro, ariko ntibivuze ko bigomba kuzamuka kuko nimba u Rwanda rwejeje ariko nyamara mu baturage twaba dufite impunzi, tekereza twakiriye impunzi miliyoni zigomba nanone kurya. Urabizi ko HCR ibiribwa biri kugenda bigabanuka kubera ibihugu byateraga inkunga HCR uyu munsi ya nkunga nabo barayikeneye, ntabwo bongera kwiririzinga nkuko byari bimeze. Ubwo no kuvuga ngo tuzasangira ku muceri wo mu Rwanda cyangwa ibigori. Nk'igihugu kiri hagati y'ibindi bihugu twakira n'impunzi ziva i Burayi n'ahandi byanze bikunze ntabwo twahita tuvuga ngo ibintu bizamanuka, ariko kandi kubera leta ifite ingamba nziza ntabwo bizazamuka cyane. Kugira ngo abantu nyine bahumurizwe duhumurizanye tumaranisha imibabaro kubwira nayo magambo, ntabwo bizazamuka cyane kubera leta tunganiriza uburyo bwinshi. Sam, buse ntitwasoreza hari ikintu ariko bushise twavuzeho cyo kubura imirimo mu bihugu bya Amerika no mu Burayi. Abanyafrika barimo barabibona ko aho batekerezagaho kujya gushakira naho biri kwanga, cyangwa tuzabibona ari uko abari bariyo nabo batangiye kugaruka. Ufite ibyo bintu bigitangira projection za economy ziba zimeze nk'ubuhanuzi. Ushobora kubwira umuntu ngo kuko leta buri hari imbaraga ishiramo mu kurinda abaturage ngo babone ko byacitse, ikavuga ukabwira umuntu uti nyamara muzabura akazi, akakubwira ati reka kandi nkarimo, bitwara igihe kugira ngo abyumve. Ariko nk'abantu basanzwe bumva vuba cyangwa se bakurikirana ibintu mpuzamahanga cyangwa se babona politiki ihari, ni byiza gutangira gutekereza kuza kuzamura ibihugu byabo kuko hariya uko akazi gatangwa n'ingufu. None ibihugu byahaga ingufu abanyaburayi geopolitike harimo ikibazo. Politikoma bifitanye amakimbirane, bivuga ngo izo ngufu zizagenda zigabanuka bibyara ubushomeri muri byo handi twajyaga tujya. Noneho rero ubwo izo ngufu zizagumaho muri ibyo bihugu cyangwa se bagashaka irindi soko, ni byiza natwe gutangira gutekereza se izi nganda zizimukira hehe, bizagenda bite niyo hari akazi, ugatangira kubitekereza none ahanga kuko uyu mwaka ushobora gukora n'undi ugakora ariko utahana ibikunde, ugasanga bya bintu wumviye kuri primo bigusohoyeho nyuma y'imyaka nk'itatu. Ni ukuvuga ngo iyo tuvuga ibintu nk'ibyo ngibyo tuba twifashisha projection, ntabwo ari ibintu biba biri bube uwo munsi twabivuzeho. Ariko abantu batangiye bagomba gutangira gutekereza cyane cyane nk'abatarajyayo bagitekereza ko ari uburuhukiro. Bakwiye kongera gutekereza kandi kuko hari igihe wazagerayo hatakira amahirwe ahari uyu munsi, ahubwo n'abariyo nabo batekereze cyane kugaruka. Nimba waragiye uhunze intambara none naho hakaba hari intambara byagenda bite, ni byiza kuza ukagwa iwanyu igihe nayo ihari. Ariko dushima Imana cyane wenda ko yaduhaye umwuka w'amahoro tumaze iki gihe cyose duhumeka. Ni ukuvuga ngo rero abantu nibatekereze kuri production, yaba n'abari hariya n'abari hariya nabo, kubera icyo umuntu ubundi yakumva ko agomba gusaba akazi yagomba gukoreshwa, na hariya naho haba amahirwe yo kugira ngo naho bahatanga umusaruro. Reka nta mpamvu yo kwirimita, ariko kandi umuntu agira zone de confort iyo ari iwabo ku butaka bw'iwabo nibwo aba ameze neza. Ni byiza ko abantu bafite udufaranga aho ngaho mu gihe bigikunda, nyabuneka nibaze bashora imari hano muri iki gihugu, bizabahesha
abo basize kubona akazi kandi nabo bazabona amasaziro. Yeah. Twavuga ngo bagire n'ingoga ahubwo. Wakoze cyane Sam Rutabingwa, twizeze abantu ko tuzongera kuba turi kumwe muri iki cyumweru. Cyane rwose. Tuzagenda tuba updatinga kandi tugenda no tunabategurira ibintu byiza kurushaho, bamenya bakwitwara gute muri bihe bidasanzwe, ubukungu bwabo babubungabunga gute, ni ahantu heza ho gushora imari, kuko abantu badukurikira bagenda bakerebuka muri economy, niko tuzagenda tujya ku zindi step. Yego, nizere ko namwe ibibazo byanyu, inyunganizi muzajya mubitoherereza n'ibitekerezo. Ushobora kuba ufite topic wumva muri economy cyangwa insanganyamatsiko twaganiraho ikadufasha muri rusange nk'abanyarwanda, nk'abanyafrika, wayitwoherereza muri commentaire. Ngira ngo n'ubushize twavuze ko tuzanakomoza ku mpapuro mpeshwa mwenda, bonds, mpapuro mvunjwa faranga, ibintu nk'ibyo ngibyo tuzajya tugenda tubivuga bitewe n'ikiciro tumaze kugeraho mu bijyanye no kumva, kubera ko byinshi biba biri tekinike. Ufata umuntu utaruza amakuru na make cyane ukamubwira ngo noneho tugiye kwiga kuri treasury bonds, zikora zite, wazishoraho amafaranga gute, financial market bimeze, umuntu ahita boring. Ni byiza gutangira gake kugira ngo abantu bacu, societe yacu igende ijijuka cyane kurutaho, hanyuma turebe dufatanyirije hamwe tugira ikintu tugeraho. Wakoze cyane Sam Rutabingwa ku musanzu wawe, tunashimira abaduhaye ibitekerezo, tunabifuriza kugira weekend nziza no kuzatangira neza icyumweru. Murakoze. Ubu buzima tubamo bwuzuye amahitamo kuwahagurutsa akajya kuyashaka. Cycle Investment Cooperative CIC Microfinance twizera ko buri wese akwiye amahirwe no kugera ku ntego ze mu bukungu. Niyo mpamvu twabazaniye serivisi za banki zigufasha kwizigama, inguzanyo, kuzamura ubukungu ndetse no kurinda hazaza habwo. Niba urota kugura inzu, gutangira ubucuruzi cyangwa kubwagura, gushora mu buhinzi n'ubworozi cyangwa guteganyiriza imyaka y'izabukuru, twagufasha gutuma inzozi zawe ziba impamo. CIC ntabwo ari ikigo cy'imari gusa, turabafatanya bikorwa mu iterambere ryawe. Dusange mu Gakiriro ka Gisozi mu nyubako ya Companion House muri etage ya 2. Wanaduhamagara kuri 0788 79 9112 cyangwa 0788 3067 48. CIC Microfinance, ahazaza heza hatangira none.